ibihe byiza nshuti mukunzi wa ituze 250 reka nkubwire ngo aho uri hose ukomeze kugubwa neza kandi amahoro n'imigisha bitangwa n'Uwiteka bigusakareho hanyuma kandi icyo uri buze kwerekezaho amaboko kize kuguhira ndetse kandi kikugendekere neza. Nge ndi Queen of Trends nkuko bisanzwe nagarutse nyuma y'igihe kitari kiri gitoya mfite ibindi ndimo ariko mba mbizi neza yuko ngomba kubategurira ibintu byiza kandi bigezweho. Hanyuma rero inkuru yacu kuyikubitiro tugiye guheraho ni saga ziri muri entertainment aho kwibaza uti se muri entertainment habaye iki? Turigira kuri Twitter y'ubwo bita Nyarwaya YAGO. Nyarwaya yagize atya yohereza ngo voice note ndaza mu kanya kuyibumvisha ariko yagiraga gutya. Ariko mwana nk'iyo yihoje ukanyakira ngo so YAGO song ni yawe ntugire ubwoba bro. Ubu bugambo simba mbushyene inbox yanjye, ubu message simba mbushyene inbox yanjye, uranyumva? Nuwo nguwo urimo kumbwira ibyo ntarumva na voice note mubwire ngo genda ukora ibintu byose ushaka. Ariko mwabyana mwamuzi ibintu umuntu amaze guhurana byo ku buryo mu mukangisha ubwo message nk'ubu ngubu kweli. So ntugire ubwoba song ni yawe. Fuck you bitch. Mwe mamuzi ibintu umuntu amaze guhura nabyo, mamuzi ibintu umuntu amaze gucamo ku buryo mumwandikira ubugoryi nk'ubu ngubu. Ibyo byana bibwire ngo mugende mujye ku macano yose abaho mu Rwanda muvuge ko YAGO yabibye indirimbo. Aha, nyuma y'ibyo rero umuntu yaje aravuga ati mugasuzuguro kenshi cyane umva uko YAGO yasubije Mazbet. Nyumvira ibyavanye YAGO iyo zatabagwe kweri ngo cyakora ndumiwe koko. Mazbet yari yanditse indirimbo ngo hanyuma ngo YAGO ngarayimwiba. Izo nizo saga rero zirimo kuzunguruka ni Twitter rero abantu benshi bagiye bavugiraho. Ariko ubwo nyuma YAGO nawe yaje aravuga ati cyane rwose uko niko navuze ni nako nasubije muri ako gasuzuguro kenshi kabisa ngo ahubwo nimukomeza nzongeramo n'akandi gasuzuguro. Ashyiraho utudomo twinshi ati mwabyana mwe reka mbisubiremo mutagira ngo byaranancitse. Kororosha entertainment kabisa haba arimo amakuru ari hot. Hanyuma rero comment zagiye zizaho naga ari nkeya, hagiye hazaho comment rwose nyinshi. Hanyuma rero umuntu waje bwa mbere ngo witwa Mr. Ndabatamo Juzi araza rero replying kuri iriya tweet ya YAGO aravuga ati maze kukuvumbura man ngo iyo saga yaje muri record zawe ngaba ari agatwiko ngo kuko ubwenge ufite nago waha umuntu iyo record ngo koko waribye iyo song ngo nta bindi biri behind izo evidence nagurinjiji ngo zitange zigushinja ubujura ngo kariya gasong warakishyuye rwose ngo ni na keza ngo kugatwikira ngo nabyo nibyo rwose courage. Hanyuma rero witwa Ndabatamo nanone aravuga ati YAGO ibyo wahuye nabyo twe ntacyo biturebaho, ibaze kwiba indirimbo mbi kuriya ngo ibaze kwiba indirimbo mbi nk'iriya ngo utanariraho hiti nguriya ngo uri hasi cyane rwose. Hanyuma rero witwa Yemi Nyamirambo #Team PK na waraza aravuga ati man utarajya mu byo kuririmba you were a good man if you like music. Kuba manager byari kukwinjiriza kurusha ibyo urimo gusa courage ngo gusa courage I support you always ni Yemi mu mahodu ya Nyamirambo hamwe ngo wahoze kera. Undi araza aravuga ati uyu nguyu we ngo ni Jesus Sabalo yaje rero aravuga ati YAGO don't give up ngisi tugezemo yuzuyemo ishyari
isi tugezemo yuzuye ngo isi tugezemo yuzuyemo ishyari n'udushaza ishyano ryose ngo ntuzahereze utu twana twigize inkungu ntuzahereze utu twana twigize inkunguzi ku manywa y'ihangu ngo niba koko hari icyabaye babijyane mu babishinzwe kubikemurirayo ngo naho kuguharabika ntuba ngo naho kuguharabika ngo ntubahereze dufite experience kuri kata nk'izo peace. Hanyuma witwa Joseph Khalifa aravuga ati Nyarwaya waretse itabikore Nyarwaya waretse itabikore ryangiza kuko ngo ubwonko basi Nyarwaya waretse itabikore ryangiza ubwonko ngo basi muri iyi situation hangane bwa rimwe ukoresha ubwonko urebe ko wava mu bibazo urimo sibyo friend ashyiraho hashtag ati yago. Witwa Mambo Vipi witwa Mambo Vipeti je nawe aravuga ati ngo nibakakumenyere abaso nibakakumenyera abaswe ayaya ngo banjye ngo bajye baririmba izabo ntibagasha ngo bajye baririmba izabo ngo ntibagashake hiti ku muntu ibyana byigize abajura no gushaka kwitunira ku muntu numvise impande zombi ariko yago ufashe hasi ngo ariko yago mumufashe hasi kabisa ndabakubita inkoni z'ukunda ngo bareke maniga. Uyu nguyu witwa Yvette Murirwa ya replying kuri Yago Foray ati Dr. Kigeri aravuga ati ubu wamugaruye ngo gusebye ngo kuki ukundira femme muri negative stuff kandi mu ma interview yawe uba wigize umuntu mwiza wivugisha Imana personality disorder Jile nawe rero yavuze ati ibyo waciyemo ntibitureba bro ibyo waciyemo ntibitureba bro ngo buri wese agira inzira ye ariko buri wese agira inzira ye ngo ariko ntibiguha uburenganzira bwo kwita ngo bwo kwiba ngo ariko ntibiguha uburenganzira bwo kwiba then ugatukana gutyo man sigaranye umutima mubi pe buryo umuntu ni mugari tumaze kubona uruhande rubi wari warahishe pe Nyagasani. Witwa Sigaho nawe yaje aravuga ati aha fe ni gute Jay Polly yapfuye wowe ukarife ni gute Jay Polly yapfuye ngo ukawukiriho ngo Nyagasani ngo kanyo abantu baratukana Nyagasani ucyaze mu Rwanda Allah cyaze mu Rwanda ngamadage niyo yamamara tu ngo sha ufite ibiceri ariko uri idage araseka. Witwa Mama Byusa Magnifique nawe Byusa Magnifique yaje nawe arasubiza ati komeza udutemorata ya go for it kuva zamani ndagufana impano ngo kuva zamani ndagufana impano ikurimo si yo wishakamo kuva tukiri high school. St. Aloys family, we are so proud of you. More wins. Ashyiraho n'utuimoji twinshi turimo tumanika amaboko dusanga twatsinze ibintu nk'ibyo. Witwe Simbi Rosine yaje araseka ati ibyo mwaciyemo waciye mu biki ati ibyo mwaciyemo waciye mu biki bikwemerera kwiba indirimbo ya Go warangiza ugatukana gutyo Nyagasani. Star Garily nawe yaje aravuga ati bro uri kwishongora si flex ngo wakoze ikosa ariko uri kongeraho andi makosa dude. Rezida yavuze ati ibyo se birakuraho ko wibye indirimbo y'abandi ari nziza ukayijwi
ibyo se birakuraho ko wibye indirimbo y'abandi ukayijwigira ngo ari nziza ukayijwigiramo ibyo wanyuzemo biramaze nyagasani. Hari abantu baba babihinduye pasono bakabyegereza umutima. Ndumiwe ko kundi nawe yaje yitwa Charles aravuga ati ngwino urebe wa kintu ngo mwabyana mwe ngo yo dude iyi myandikire nayo ndabona ari danje. Ngwino urebe wa kintu we ngo ukuntu pundanti noneho ari kubaga nta kinya ngo ari kubaga nta kinya. Mutabazi ati wowe wibye indirimbo y'abandi none uranatukana igumana shyiraho n'akabazo rega. Ndabona comment zo ni nyinshi pe, ni nyinshi. Witwa Rubyutsa Ngabo yaje avuga ati yago ariko saba batipe ko batukanara ngo yago ngo ntibakaguhabura ahubwo uko bisaza ari nakuzajya ubatamo. Hanyuma witwa The Godman aravuga ati Jory ati iyo uyibaye barakurira utanayiba bakakurira. Amahitamo na ayawe icyo bazakuziza. Keep up the good work Mr. Yago. Hanyuma undi nawe arazira avuga ati Yago for real. Yago finally you disappointed me kabisa yawe. Impore nubwo ntazi impamvu uvuze ko yakudisappointinze. Witwa Nkuranga nawe yaje aravuga ati pride coming before the fall. Warasaze man. Uyu nguyu wiyita warasaze man yaraje aravuga ati fire dede. Gahindiro 95 nawe yaje aravuga ati ibyo wabiciyemo ujya hesi ubugeze hesi wakajije. Ubugeze hesi wakajije. Izo drama zanyu ntaho zituganisha mwaba nyazimwe nyagasani mana wisiwe kabatutsi. Witwa umusirimu atese uyu musenzi ngo ni Yago ni ibiki bimwemerera gutukana uwo wabonye. Watwikiye indirimbo yawe neza ukareka ibyo watwikiye indirimbo yawe neza ukareka ibyo kwandavura. Ibyo waciyemo byose ntabwo bitureba. Sohora indirimbo zawe witonze tuzazireba rwose. Witwa Mugisha Rwanda ati cyaze mze. Hanyuma witwa Kayishema Concord aravuga ati nuko Yago komeza ubahe ababyeyi Imana. Komeza ubahe ababyeyi Imana. Okay. Witwa ati santimukanyibazeho. Yaje namo aravuga ati rekana n'abayago wowe komeza ubatemo. Ati komeza n'abayago wowe komeza ubatemo. Witwa Tuyizere Fik nawe yaje avuga ati yagonda mufana ariko nimba warabikoze ubizi Imana ikubabarire. Hanyuma witwa Ntawuhiga nayo yaje avuga ati uzasuzugurana so na nyoko ndumiye koko. Witwa Raymond nawe yaje aravuga ati oya uratubeshya wallahi Yago si byiza pe undi mwana uramuhombeje papa. Kayo nguko rero ibiri ku mbuga nkoranyambaga ibirimo gucaracara azam kind of trends ndakabahaye ko nako kugira ngo mumenye ese mu myidagaduro byifashe gute. Ese indirimbo za Yago Pundat zirimo zirakirwa gute ni ibiki. Ese koko no gutwika kana agatwiko cyangwa se agatwiko. Uko nzagenda mbona updates nzajya nzibagezaho. Reka nkubwire ngo ukomeze kugubwa neza niba utarakora subscribe uyikore. Nge nari Queen of Trends. Reka nkubwire ngo ukomeze kugubwa neza.